Isi ibitse amabanga kandi tugendana nayo umunsi ku wundi. Iyi ni inkuru y'impanga ebyiri, Miki na Niki, ariko Miki ntazi ko afite indi mpanga. Nitwa Miki. Iteka mama yanze ko ninjira muri iki cyumba. Ese ko Miki akomeje kwangirwa kwinjira muri iki cyumba, azatahura ibanga ririmo? Reba hano turebane, ndi nyoko. Narakubyaye ntabwo wambyaye. Ngiye ikintu nkeneye kumenya ukakimenya cyane. Nuko ugomba kumenya ko ugomba kujya kureba umwana wawe. Basi gace gatatu mu cyumweru. Ese koko ndi umutwaro ku bantu, Ese Miki na Niki nibamenya ko bazi nka nyina atigeze ababyara, bazabyakira bate? Ni nk'iki kintu nakibyariye ikigo. Ubu cyo utaretse nkibyarira Miki wenyine. Urabizi ko tutaba dushaka kumenya ko muri kiriya cyumba hariyo umuntu wajyagaye. Kurikirana Igihome series kuri Agami TV show. Previously on season 2 episode 61. Shafini uri nyuma y'ibi bintu byose. Shafini uri nyuma y'ibi bintu byose. Kandi koko renda byibutse ko Shafa ataziranye na Shalom. So yibwiye rero Gihozo, abwira Gihozo ati umuntu uri nyuma y'ibi bintu byose ni Shafi. Kandi nawe wicishije mushiki wawe. Ni nawe donc mfashe umwanya mbitekerezo nk'isaha yose niyo mpamvu ngubwiye ngwino mu rugo tubiganire. Warahindutse none ubu ntabwo ugikunda amafaranga. Ubu uraje none ugiye gutuma musaza wanjye atakigura, none ubwo azongera kwigura n'ipantaro. Nanjye uganye nta kigura na shokora hejuru yawe. Cyo nanjye shokora nayikuguriye ariko. Nayo nyeneye umusaza wanjye umva ahubwo nanjye niyo mpamvu ngaho. Herega bakobwa b'i Kigali mu mukaza mwiriza ngo nkubabarire. Dani ndagukundira. Pacuka nkubwiza ukuri. Nkibona no kujya wumve naho bigeze. Ntabivuyemo. Ibyo bintu uri kuza bikomeshwa. Sinagusabye basi iminota 30 yo. Yiki. Basi twongeye dukundaniye. Hariwe. Umuntu nk'ure none ntabwo yakumva. Niba umuntu yarafunzwe agaruka mu byumve. Hari ikintu kigwamukorera. Nkishije. No kumutandukanya na roho gatowe. Izina rya Yesu. Niba numvishe neza uvuze ngo Nyisibi. Aburetse gutandukanya umuntu na roho suko umwica. Nta kintu kintu. Gitare cy'amahanga ibi niki. Ubushere wanjye ukica umuntu. Wait. Nibya mbere biraba bitararangira ugiye kongeraho ibindi byaha. Shirimba barira. Wowe ukica umuntu. Numbwire ko ubatangiye guhinduka. Ntabwo ari guhinduka. Mbabarira ndakwinginze. Yego ndabizi ko wenda Shafi mana yanjye. Ndabizi ko Shafi yego n'umunyabyaha pe. Njya nakoze ibintu bitari byiza. Ariko ntago umwanzuro ari ukumwica, ntago umwanzuro ari ukumutandukanya na roho nkuko bivuze. Sibyo? Ako bebe ari ukuntu mbameze nkaho ndi gutekereza ko ndi kwirengagiza. Ibaza umuntu se umuntu iki wishe akica kami umuziranenge kami yego wenda nyifite umutima mubi yego nashobora kuba namubwira amagambo mabi ariko sinifite igikorwa kumukozaho n'ikiganza ngo ndamukubita. Noneho Shafi akamwica agashaka kubingerekaho akarenzaho nanjye kugira ngo ukuri kuzasibangane agashaka kunyica ngo amaremo umwuka kugira nyine bizarangire bivuye ngo Shalomu yarapfuye ariko n'undi yarakwiye gupfa kwa yishikami. Urumva umuntu akwiye gukorerwa iki? Shiri ntago umwanzuro w'ibintu byose ari kuca umuntu. Wese kukishikama. Ntago twese tugomba gukora nk'ibyo abandi bakoze. Ntabwo niba umuntu yarishe nawe ugomba kumwica cyangwa nawe ukica ababyeyi be cyangwa umuryango we. Aho ikintu cyiza nuko twashaka kumutumushyikiriza ubuyobozi tukabibigira ubuyobozi hakiri kare hataragira n'ikindi kintu kibakura. Dore ko ashobora kuba afite n'indi mipango yindi wenda tutanazi, sibyo? Ariko ntago umwanzuro uwo muntu wagize nabi natwe twamwitura nabi.
rero si ntago ngiye ndi kugendera muri ubwo bwoba bwanyu cyane. Ari ntabwo wakabaye ibara gutyo ngo igihe cy'umuntu cyageze erega ari n'igihe uba uwa mbere kucyihutisha. Haracyari kare kuba ushobora kuva ku isi. Umuntu witegura kuba umubyeyi. Okay, ngaba si reka tubyihorere byarangiye sinagenje nyine ngaho tuzi sibyo? Ha. Ubwo nyine nuko nimba ufite amatwi ubwo wumvishe. Anyway. Umeze ute? Nusa ngo umeze neza? Nje uri kwayura umeze neza? Urameze neza. Cyangiye kugutekera. Aka byizi saha se. Masaha yagiye ahubwo se yari. Mfite ikindi kibazo. Wa mukobwa ngo ni Pucuri. Umusheri wawe se yateje ibihe bibazo? Umva yaje hananisha umutwe ngo mubabarire yarapfuka mararira iki nyiri mbona ko ehwana nsasa nkaho yahindutse bitewe n'ukuntu nyine yaje ameze. Urumva yaje nyine mbona ko ari gukomeza nsaba imbabazi cyane nyine yanyinginga. Umva nagize ndamubwira ati nagende ndaza kubitekerezaho ariko mbwira ko yahindutse nyine. Ndi kwibaza se umuntu hejuru ya biriya bintu yankoreye ubona njya mu mezi amahirwe ya kabiri. Oya Dani, buriya niba umuntu aje agatera intambwe ya mbere agaca bugufi akagusaba imbabazi, Dani wabura gute kumuha imbabazi? Noneho ukireka yiba utabukunda ariko ibimenyetso nakubonye nuko nabonye ko umukunda. Sha nta nubwo watekereza kabiri Dani, muha amahirwe ya kabiri. Niba umwana w'umukobwa yaje akagupfukamira akakuririra, hari impamvu nyine bimuhagurukije aho yararakaza kugusaba imbabazi. Ibyo rero jya ubiha agaciro. Genda uva wamuha amahirwe ya kabiri ukareba uko bigenda, gusa ayo mahirwe ya kabiri wayamuha akayapfusha ubusa. Dani uzahita uzibukira umenye ko nta muntu ufite, uzamenye ko ari kamere yifitiye gusa kuri ubu rwose mu mwanya umubabarire. Ndabimusabiye nanjye. Umuntu umaze guhinduka umuntu umaze asigaye asoma ijambo ry'Imana gusa haribwo nanjye nsubiza amaso nkareba kamwe umuziranenge nkatekereza we w'ikimugenza we ni ukwica no kurimbura. Shiri reka gukomeza gutekereza ibyo bintu please abeg. Ibaze ko yashaka kwica Narisi. I know. Gusa yamara kwica Narisi ari gukurikiza abandi si wowe. Erega niwe waragarutse uza nk'umumarayika wo kutura. No kuri wowe. Oya bibwira nabyo. Please mbabarira ibi byaha byawe ndabizi ko bazabikwanaguraho sibyo? Uzahinduka umwere. Iyo nyama n'uwo mwuka w'inyamaswa ukuri muri kukuzamuka muri guturuka munsi y'ibirenge usubize y'ukandagira wirukane. Ibi nagara umwuka mubi. Ntabwo nshaka gusubira kuba inyamaswa. Ntabwo nakishimira gukunda umuntu umeze uko. Bebe wowe ntabwo naba inyamaswa gusa hari igihe biba ngombwa ko isazi nyine uyicisha inyundo ikomeje kubangama cyane. Isazi ukayicisha inyundo ibyo bintu bumva bibaho? Hari ukujya kwica isazi rero ugiye gukoresha inyundo bikarangira rero wikubisa akaguru cyangwa ukikubita akaboko. Akora mutipe ni umugome. Mva ko najyaga mvuga ngo ndi umugome. Uriya wararenze. Reka gutekereza ku bugome bw'uriya mugabo. Azahanwa sibyo? Imana nawe ubwayo izamuhana kuko umuntu wica na Bibiliya bivuga neza. Umuntu wica ni umufata nubwo nta namwica. Aha njye nawe tuzahurira. Nakatsi kazahamera kuko tuzaharwanira ni namwana polisi. Nzama polisi nabanje kumara n'igikuru. Wamba bari ugacinga. Bivuga ngo nzamufate nimara kumufata gutya amite muhereza polisi. Nacyo mukoze. Shirimba muhane. Oya bebe ngomba guhorera bari abantu. Tuzabahorera mu buryo bwiza buciye mu mucyo. Nabyo muco. Nyine mu mucyo ndahumva yego nibyo. Bebe ibaze umuntu nkuriya bakagenda nyuma yuko yishakami, nyuma yuko ashatse kunyica bamufate polisi igende imufunge agende arye ibigori nyine abirye nyine amaraso ya kame yamenye nyuma yuko ashatse najye kundagiza. Byibuze shiri utangiye umubwire byibuze ngiye kuzamwohereza muri gereza n'amenyo afite. Ubu hari ku buryo hejuru y'ibintu nkoze usinandi kwijyamura mu muriro. No Dani mbitekereza gutyo. Ukuntu yansabaga amafaranga iriya ntabwo ari ibintu yari yize vuba cyangwa inama wamugiriye ahubwo bisa nkaho byari bimurimo. Dani ndabyumva pe
ariko niyo mpamvu ugiye kumuha amahirwe ya kabiri ngo urebe ese wa muntu yarahindutse, imbabazi yansabye koko yari azikwiye. Murebe nawe, nicyo gihe cy'isuzuma, murebe umwigeho, sibyo? ahubwo ndabona akomeje no kumuhamagara umukobwa noneho njyewe biri no kuntera ubwoba ari ugiye uze kugerageza nyine nawe umwegere wumva icyo aje kugusabira imbabazi, wasanga yarahindutse kandi wasanga anagukunda. Si buri umwe wese uje gusaba imbabazi bigora abantu benshi. Mwumve rero, sibyo? Ahubwo wazanamutweretse ukamuzana hano tukamureba, tukareba uwo pucuri. ubu hari rumva nakora ikosa ryo kubazanira umuntu nanjye naramenya ibyiwe kwe ubusaje nyuma akanyihinduka mugasanga ubona beretse atari yo mico afite ngo nazabakira nzabanza nkumfirime mbone ko nyine nongeye gusubira nkuko nari meze mbere kuko niba naramukunze ko nawe ukuntu namutereye icyizere nyine wumva cyaza icyizere kigarutse nkumva niho wa muntu nyine avuga ati ubu noneho ndi proud yo kuba namwereka umuryango nibwo uzamutwereka. Okay, ngaho ariko basi muhaye amahirwe kugira ngo akwiyereke, sibyo? hari icyaze kuko wenda wowe bimbwiye kandi n'ubundi ngasanga nanjye mu byo nari natekereje nyine burya umuntu wemerewe guca bugufi nanone kandaza kumuha amahirwe ndebe ko basi hari icyavamo naho ubundi isasu. bite amakuru y'iminsi y'akazi bimeze bite? Ni neza nta kibazo. Kumara nta morale ufite? Oya niko nari maze umwanya nitonda. Shora? Cyangwa hari ikindi kibazo ufite ko ndabona rwose birijimye mu maso? Ego se? Urabizi ko nkuzi nzi kukureba. Icyo kibazo ufite? Ako nyine nta kibazo. Gusa nyine sibyo kumenya ufite n'ibibazo by'ibihanga. Yose nibyo nakubazaga rero. Jya mbwira nta kibazo agiye nisanzwe mbwira. Nyine umuntu afite utubazo turi aho ngaho. Utubazo bwoko ki se udashaka kuvuga? Aha, pose ugira ngo bivamo. Ni ibyo abantu bakundana. What do you mean ibyo abantu bakundana? Ashwanye na boyfriend wanjye. So niyo mpamvu ndetse gutyo ntabwo biri no kungaragara sorry. So sorry. Ndabizi birababaza. Breaking up n'umuntu mukundana ni ibintu bibi. Ntabwo byoroshye. Wihangane. Nyihangane ko wenda bigaragaye mu kazi. Oya nta kibazo. Icya mbere ni ugushaka ibyishimo by'umutima rega. Oya ihangane rwose kuba ibyo bintu bibaye. Inkundo niko zimeranye ndabizi cyane. Alice. Mize muti. Ariko barayisi nagomba nafunze. Rimwe bazanyinjirana ntazi byari biki. Wanya hakinguye mpita ninjira. Karibu. Star mize muti. Turawo. Mwakiriza ikizi. Simvuye kumvuye ukaza hari ibitaro twamfashe. Simama munyakiri. Okay. Meze neza nta kibazo. Okay. Hano se mumara amahoro? Sharaki se buriya ni amahorora. Nibyo nari bimuhamagariye gusa nta gikuba cyacitse. Ni gusa hari ibyo nari bimuhamagariye. Nyine urumva ngo hari undi muntu wamenyekanye wihishe inyuma y'ibi bintu byose. Kandi ari nawe wakoranaga na ba Ariye. Hari ibyo bintu mwabikuye he? Nabyumvanye Gihozo, Gihozo niwe wabimbwiye. Hanyuma Gihozo nawe abibwirwa na Shalom. Ubwo rero nayo makuru nari mfite. Ariko hari ibintu bya Shalom mugizera mute? Ubwo ntabwo ari ukubigiraho umwana mwiza kugira ngo abone uko agera ku zindi gahunda ze. Nanjye niko nabitekerezaga. Ariko se ko kuva yagaruka nta kibazo na kimwe arateza.
se yewe mana nta kibazo na kimwe ndamubonaho pe ntacyo araduteza nta n'icyo arateza kuri rubanda rero Ntibyabwiye ukuntu mbivuze mfite ubwoba. ubwo wabigize kucu Kubera nenzanyemo ibintu by'inkunda hano mu kazi kandi ntabwo biba bikwiye kuba byose mu kazi. cyane inkundo urukundo ndabizi rurababaza urukundo rurababaza cyane buriya nubwo wenda twebwe abahungu tuzi kubihisha ariko buri rukundo rurababaza kandi ikindi ntabwo mba ngomba kukubwira nabi byatuma wangiza akazi udafite amahoro mu mutima udatuje utameze neza se wagize ngo wagize ngo kampani hari umusaruro yabona oya rero niyo mpamvu numvaga nyine ko ushobora kumbwira nabi ariko mba ngomba kukubwira neza ubwo iki nicyo gihe cyo kukuba hafi nkakubwira amagambo meza kugira ngo ukore akazi utuje umeze neza umuntu abone inyungu ukeka ko umuntu yakora ari ibihombo wagize ngo kampani yakomeza gutera imbere biratangaje ariko biratangaje gusa mahuje nyine yaratomboye sinagera bivuze mahuje yaratomboye ko agufite nta kidasanzwe nkora ibyo nkora ni nk'uko undi muntu wese ubundi yagakwiye kuba abikoramo ni uko ahubwo abantu b'ino minsi babaye ukundi ariko ubundi nta mpamvu yo kubera undi ntare cyangwa ngo umubere ukomeye mu mutwe no sepa ntabwo ariko byifuzwa rwose gusa ni byiza cyane okay ikintu kiriho rero wihangane first of all wihangane kuri situation urimo gucamo ntibikudistabinge ngo ube wakora akazi nabi sibyo ubwo tuzajya tugenda dufashanya uko dushoboye sibyo ariko ubundi ahurira he na Gihozo ko twebwe twamubuze mwazadufashije mukamudushakira tukamufata tukamushyikiriza inzego z'ubutabera kereka wenda ubiganirijeho Gihozo akabikwemerera akaba yagufasha kumugeraho ko kuba hari bwarahari kereka ni ukwicaza Gihozo niwe muntu wenyine watugeza ahari ariko ngo nyine byo abo bashafi bari gupanga kumva baracyari hano hanze ntabwo wamenya ibindi bibazo bateza mudufashe rwose mubigire vuba vuba bashyikirizwa ubutabera twari tumaze iminsi twimereye neza turi mu mahoro rero ntabwo tuzi icyo batubikiye cyangwa ikizakurikiraho oya humura ntimugire ikibazo kandi ikindi cyiza nuko dufatanye n'ubundi hano muramuhaye ntihagize n'ikindi kiba mushobora kutumenyesha cyane urabizi ko mutamuhamagara natwe n'uburyo tubikurikirana n'akazi ka buri munsi kandi ndakeka birenda kurangira so ubwo rero ni ugushaka umwanya tukavugana na Gihozo sinzi tuzareba uburyo dushobora guhura nawe ni uguhura nawe tukabimwumvisha akaba yatwereka aho Shalom aba icyo gishoboka so kamureke rero nsubire mu kazi ndabizi uba witanze cyane Lucky kandi urakoze ugira amahoro ndacyakomeje pe basi nizere ko nzanye igisubizo kandi ndacyasaba n'imbabazi ubu still uracyahangayitse kuri amajoro bidanza ariko urebye by'umwihariko nabyo byari binzanye ari nkuzana igisubizo cyawe kibazo bite Dani wansazanije ko igisubizo kiza kimeze neza cyabaye kibizuga ayaho irakara anyway nyine pojo nabitekerejeho nsanga buriya umuntu iyo yemeye guhinduka agasaba imbabazi cyavuga ati burya usabwa imbabazi ararubarirwa uvuga Dani wababariye okay nta kubabariye gushobora kubabariye mu by'ukuri
nyine buriya nabonye ko nawe nyine ntabwo yari wowe ahubwo hari igihe nyine rimwe na rimwe umuntu aba akeneye kunyura mu kintu kugira abashe kucyandastandinga. urakoze uziko numvaga ndemewe ahubwo ndumva bose nduhuye pe. Oya nibyo ugomba kuruhuka. Anyways numva nabitekerejeho gisha inama bashiki banjye bari bazi nyine situation ubwo yari imeze gusa nyine nibo bari mu bantu bangira inama ati burya iyo umuntu yasabye imbabazi uzirinde kumuhakanira cyangwa se kuba wazimwima kuko naho ni umuvumo. Umuntu wabugiriye inama yarakoze pe uzi ingufu yawe sinagiye mbicishamo ntahatarize mvuga ngo ntansaba imbabazi. Birumvikana nuko buriya njyewe nari nabonye nyine like washakaga ko tubaho mu buzima bw'amaraha niko navuga kandi buriya ntabwo ari byiza burya nyine nanjye buriya numvise binshimisha no kuba narabaye open nkakubwira ko n'intambwe ikomeye ntabwo ari ko buri muntu wese akubwira ikibazo buriya hariya nashobora kugukata ingo sinongeye kuvugisha ukabona nyine ukajya ucaho nanjye ngacaho urumva buriya njyewe urebye nyine hariya nuko numvaga nakugira inama ariko ubundi mu by'ukuri njye nashakaga umukobwa mwiza nkunda tuzashingana urugo imyaka isigaye yose tukayimarana nyine mbona ko njye nawe ahazaza hacu ari hamwe. Dani ndabyemera ariko ndemera ikosa pe nakubwira ibintu udakwiye aho nanjye nyine urukundo ruseri ntabwo uzabyongera do pasi dushete ntabwo nanone muri imisore aho biri ngombwa ariko nyine atari byane byawe bya buri gihe sibyo wapipe so koko ntabwo mbona ko basi narahindutse nzabibona peji ko basi urakoze cyane. Nta kintu kijya kinshimisha nk'ukuntu Gihozo atangira amakuru ku gihe. Sinzi niba mwibuka neza umunsi igeze gufatira abantu hano hanze yabaziritse neza telefone ye niyo yanyihamagariye arambwira ati tebuka ahangaha abantu bamereye nayo bari bagiye kunshimuta ngwino bankiza aka kanya ndacyabariho nafunze biro Gihozo byo ukuntu agira gutya akagira udukarite twinshi iyo umuntu aduhuje rwose ubona ari sawa cyane. Amakuru yose atagira ku gihe ahubwo tukiri kuri ibyo bya Gihozo n'amakarite ye Gihozo buriya ntago mu rwego wenda rwo korohereza ubuyobozi natwe ubwacu ndetse na Sharon nta kuntu waturangira ahantu ari kugira ngo wenda tube twaba contact donc tuvugane nawe binatume nawe yirekura yumve ko nta n'ikibazo gihari. Oya Gihozo arahavuga ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye ntabwo Gihozo ahita ntabwo ibyo byari ibintu bigoranye. Gihozo ni ibintu amenyereye ko atangira amakuru ku gihe nta kibazo rwose urabitubwira ahubwo Gihozo nyine twagira ngo udufashe tutazagira igihe cy'urubanza ugasanga turamubuze wenda yagize ubwoba cyangwa hari ukundi kuntu yagiye mu magahunda ye buriya byadufasha byadusayidira ndakeka ko namwe byaborohereza muri byatworohereza kandi we nako kanya ariko rwose ubu rero mwahereye kare muri kunyogeza gutangira amakuru ku gihe nanga amakuru ari ngombwa atari ngombwa sinyanya atanga oya ntabwo ari ukogeza byo muragira ngo ngambanira umusheri wanjye ntabwo ari ukugambana reka Sharon nawe ni umuvana ese twemeye kumushinjura ari uko dushaka kumwicisha umva Gihozo uburyo bwiza buhari bwo kubikora neza twego turagira ngo udufashe turagira ngo azitabe ubutabera ubundi bamushinjure ibyaha bimuveho abo mwere agaruke mu buzima busanzwe yisanzuye ariko no gukomeza kwihisha nta kibi tumugambiriyeho rega Gihozo umura rwose ndabumva cyane rwose ariko rwose icyo gitekerezo mwagize cyo kwitwaza ribu ngo azanga ngo mumbwire ibyo ngibyo bizovuga ntabwo uzapfara umva mubwire Gihozo buriya processes y'ibi bintu ni ibintu bikorwa harimo ubwumvikane harimo kwizerana harimo kuzuzanya bivuze ngo ntago inzego z'umutekano zatuma dushinjura Sharon adahari ngo tubanze tubiganireho mbere y'urubanza nawe urabishyigikiye
kumva ibintu sheri Ariko wanjye ibi ni ari iki? kukubwira. Nuvuga ngo- Numva ibyo sheri wawe wambwira ngambane Oya. sheri wanjye. kandi buriya puco buriya nararebye nsanga uko twari duhuye kuriya nyine ni nk'Imana burya yari ibikoze narebye nsanga nta kintu ntari kuba nkumariye iyo nakugira inama ngo ubashe guhinduka kuko burya abantu tubayeho ngo dufashanye kubona nyine wenda kiriya kibazo cyari kibayeho iyo nza kukureka nyine nkakureka kuriya nta kintu nari kuba nkumariye so kandi nawe ndagushimira mbere na mbere ko wabaye umwana mwiza ateye inama yo gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye kubona umukobwa w'i Kigali kabisa hano especially mu myaka yawe wifata akavuga ati narakosheje hano reka ngende nsaba imbabazi ariko none nanjye ndacyanakomeza gusaba imbabazi kandi wakoze cyane pe sinzi nyine ukuntu nabivugamo waze ndishimye niba gusa nyine mfa ntabwo uzongera kugenda pe ntabwo uzongera gukora amakosa nk'ariya kuko igihe maze tutari kumwe narizi mfa abantu bavuze ngo umenya agaciro k'umuntu ari uko agiye mfa bavuze ukuri pe umugani ugana kariho mfa bavuze ukuri uburyo nari imeze biba byiza ntakigarura ururimi tukanakubanamo hano ndishimye umva ntabwo nzongera kwigatanya ibintu wari umaze iminsi uri kunkorera ahubwo urakoze aho ubereye buriya mumobere nari nk'uko really mva ntudekoye uracyatebya umva ubu none uratuje None se ntabwo ushaka ko sheri wawe ava mu bwihisho mukabaho ameze neza nawe udashyigikira urukundo rwanjye urimo kubishyiramo ngo sheri wawe ava mu bwihisho Erega, hanyuma ntabwo nawe ikibazo- bakuzanye nawe wazanye ikibazo inyungu umva nkubwire impamvu turimo gukora ibi Nta kibazo. nta nyungu zindi tubifitemo kandi nta nubwo dushaka gucisha umutwe umugabo wawe Sharon sibyo ikindi kandi urukundo rwawe nawe twararushyigikiye twamaze kubyumva sibyo sheri twamaze kubyumva rwose so ikintu kirimo gukorwa ahangaha ngiki nawe se nyumva gihozo nyumva ikintu kirimo gukorwa n'impamvu twazanye Raki no kugira ngo bice mu mucyo kubera yuko ashobora kuzajya kuburana akavuga ibitandukanye n'ibyo twe tuzaza gutestimoniya kumbe baranakugusiga banakundana urumva ko byoroshye nawe ntabwo wakwishimira kuba ufite umukunzi ka meme ahora wihishe ahantu ngo yihishe ibintu runaka ariho ibyaha bo bitekerezeho nta kibi tumugambiriyeho yaba ari uramuzi iyo abeshya uramubona iyo uvugisha ukuri urabizi kandi nanjye urabizi ko ntaze kuguteka imitwe hari icyo ngambiriye kibi kuri Shalom ntabwo rero namugambana nzabanza mbimumenyeshe mbimubwire mbimusabe ibyo nta kibazo ariko ashobora kumva ko tumushaka akaba yacika akagenda kandi ntabwo tumushakira ikintu kimwe ntabwo yacika ngo agendere oya nyumva twebwe icyo dushaka gukora ni ukwicarana na Shalom tugapanga gahunda n'uvuga ngo nta nubwo leta izabizana sibyo icyo dushaka ni ukumekinga sure ko ibyo azavuga ku munsi w'urubanza bizahura n'ibyo natwe tuzavuga mbere y'urubanza kuko ntabwo bamuduha ngo tubanze tuvugane hanze ntiturabavoka sibyo twe turashaka kwicarana nawe tubanze tunarebe mu maso ye kuko turebe ko ibyo bintu ari byo bimininga ubundi twebwe tumushinjure atahe mwibanire mumuhereze umwanya ndabanza ngende mbimuganirize ntabwo nakora ikintu n'iki na kimwe nabanje kubimenyesha ikindi nanjye muntu ngenyine uzanusha Roma nta nubwo mwamubona atari njyewe ubigizemo uruhare niyo mpamvu twaciye kuri wowe rero kuba munciyeho ntabwo nyine ari inzira nziza muciyemo kugira ngo ngambane sheri wanjye ndabanza mumenyeshe kandi ndabanza nanabitekerezeho koko mbanze ndebe ko ibintu mwambwiye mutafite n'umutima mubi make sure utamumenyesha mu buryo aza kubifatamo nabi akaba yagenda akaza kugira kuko ushobora kumubwira uti ribu yaje barambwira ngo ngutange mvuga aho uri agahita yumva ko ari ikibazo akanabona ko twe twemeye kumushinjura twamubereye ibyarya cyangwa turi abasinzi you understand okay
urarizwa n'iki? Alice nizeraga we na Cedric bifate bambwire ngo ngiye ngambanisha niwangisha no ngo mutange muhereze Alice.